dufite ikibazo gikomeye cy'ukuntu mu bindi bintu bituma abajene benshi baducika. Dufite ikibazo dufite music nziza ariko nta worship time nta gihagije. Hakabayeho igihe igitekerezo, hakabayeho igihe niyo byaba mbere ya misa, hakabaho band abantu baririmbira Imana kuri abascharismatique babigenza cyangwa se no mu yandi madini. Natwe dufite indirimbo twabikoresha abantu bagahimbaza Imana igihe kirekire bakumva baranyuzwe kuko buriya music ikora ku mutima. Noneho iyo ari music ivanze n'amagambo yahura na liturgia byakora ku mutima kurushaho ku buryo abajene ngewe benshi nzi bajya muri worship nyine z'ahandi kandi bitwa katolike twabakipinga actually. Tubakunzi bacu tubahaye ikaze muri hatandukanye. Yesu ashimwe. Reka tubabwire amakuru tubazaniye. Umuhanzi Christopher Munezero yahasi ibibazo Kiliziya Gatolika, ibibazo bishobora kuba byazana impinduka Kiliziya igahinduka nk'abarokore cyangwa se nka za nsengero zisanzwe. Abayobozi ba Kiliziya Gatolika basubije bimwe bamwizeza impinduka, ariko hakaba n'ibindi nabo bagikomeyeho. Ati hakwiye gushyirwaho umwanya wo kuramya no guhimbaza Imana uhagije kuko bituma urubyiruko n'abandi baducikaho. Ati kandi abayobozi ba Kiliziya Gatolika bakwiye gushyiraho imbuga nkoranyambaga bakazikoresha bakaganiraho n'abakristo n'abandi bantu ku bijyanye n'imyemerere n'ubutumwa bwiza batanga. Anenga cyane imiririmbire ndetse n'imihimbire y'indirimbo iciriritse ituma indirimbo za Katolike zidakinwa ku maradiyo asanzwe. Yagarutse kandi kuri sound system, uburyo mu nsengero za Kiliziya Gatolika amajwi n'uburyo atunganywamo bidateguwe neza ku buryo haba harimo amayeko ndetse hamwe namwe ugasanga harimo bafure nkeya bitumvikana. Yasabye kandi ko hakwiye gushyirwaho uburyo rusange Kiliziya Gatolika mu Rwanda hana amakuru cyangwa se nk'abashaka gusaba ibyemezo bisaba mu buryo bw'ikoranabuhanga bworoshye hamwe n'ibindi bitandukanye. Reka tubabwire ko tugiye kubagarukira no ku buryo Kiliziya Gatolika igenda itakaza abayoboke cyane, ibishyira iri torero cyangwa se idini mu kangaratete ko kubura abakristo ndetse no kuba ryagabanya imbaraga mu kwitabirwa. Poto ni nk'irembo ku buryo niba mfite umwana wenda ugiye guhabwa nshaka ko yajya kwigira amasakaramentu nshobora gukora registration ndi mu rugo. Numva hakabayeho nka social media kuri buri platform zose, hakabaho nka Twitter cyangwa se na Instagram zose zihari zishoboka yitwa Catholic Church wenda Rwanda, batangaza amakuru yose none bikamanuka bikagera no kuri paruwasi nkoranyambaga. Ariko hanyuma na nyiricyubahiro aramutse afite account ye Leta y'u Rwanda bikoze neza twayigiraho n'umukuru w'igihugu nawe afite influencer bityo ubutumwa bwabo bwagira inkomyi nyine kuko byumvikana. Turaza kubagereranyiriza kuva Kiliziya Gatolika yagera mu Rwanda kugeza mu 2020 uko abakristo bari bifashe, ndetse no kuva mu 2000 kugeza ubu ngubu tuvugana mu 2026 uko byifashe. Turabereka nyine amatorero byuza 5 ya mbere cyangwa se uko amatorero akurikirana mu kugira abakristo benshi cyangwa abayoboke benshi. Hanyuma rero reka tubahe ikaze aho muri hatandukanye. Gende muri Channel, iyi ni YouTube channel yacu. Reka tubashishikarize kandi subscribe batarabikora, ababikoze muhabwe umugisha n'abandi kandi namwe mu bikore byo ndaho tubashakira amakuru afite ireme kandi abafasha kugira ngo musangirwe ibijyanye n'imyemerere nk'uko twabyiyemeje. Niyo ntego yacu, nawe kandi kudushyikira bikwiye kuba intego yawe kuko ntabwo twabapfunyikira, tubazanira ibintu bisobanutse, ibintu byabafasha kurushaho gusobanukirwa ibijyanye n'imyizerere n'imyemerere na gospel muri rusange. Reka tuze rero mu makuru ku buryo burambuye. Turabaherera ku kiganiro cyabaye ku itariki ya mbere nyine ku mugoroba wa itariki ya mbere mu munsi w'umurimo, aho Kiliziya Gatolika yari yakusanije abayoboke ba Kiliziya Gatolika b'abastar cyangwa se influencers bavuga ariko igenda nyine ku mbuga nkoranyambaga, yaba ari abahanzi, abanyamakuru ndetse n'abandi bantu nyine bafite ibyo bakora ku mbuga nkoranyambaga bigatuma bamenyekana cyane. Harimo abakinnyi ba filime n'abandi batandukanye nk'uko mwagiye mubibona mu buryo butandukanye. Ariko cyane cyane twe turinjira ku byo Christopher Munezero yabajije nk'umuhanzi. Yabikusanyije rwose bigaragara ko yaje yateguye. Ntekereza ko ari nawe muntu wabajije ibibazo bikaze cyane kandi biri technical, bituma nyine ari mpamvu tumugarutseho kugira ngo tubyumve mu buryo buri detail, ariko kandi twumve n'ibisubizo yasubijwe. Hanyuma none turagarukana rero no kuri ari amakuru agaragaza uburyo ki Kiliziya Gatolika igenda iburamo abayoboke
n'uburyo andi matorero nayo agenda azamuka mu bayoboke. Hanyuma rero reka tuze tumva bimwe na bimwe. Kimwe mu bintu yashyize imbere Christopher, yabajije ko yasabye ko hakwiye gushyirwaho umwanya wo kuramya no guhimbaza Imana uhagije. Yagaragaje ko muri Kiliziya Gatolika bakigendera muri bwa buryo butuje bwabo nk'uko bisanzwe mu ndirimbo classique, ndetse n'indirimbo zo guhimbaza Imana zimwe na zimwe habaho umwanya wo gushima Imana, ariko ni indirimbo imwe nayo baba bashaya bisanzwe. Abantu ntibagaragaza amarangamutima yabo nyine ngo bereke Imana uburyo bishimiye, bayishimiye, bayikunze, abohoke nyine bisanzure, batarame, babyine nk'uko biba mu yandi matorero n'amadini. Ibi ngibi akaba agaragaza ko bituma abayoboke bagenda, cyane cyane urubyiruko ndetse n'abandi batandukanye, cyangwa se bakaba muri Katolika ariko bakajya kuvumba ibyo byiza nyine babonera ahandi byo kuramya no guhimbaza Imana mu buryo buzamura amarangamutima yabo, nyine bakabyina, icyuya kikaza, bakisanzura. Ibyo rero nabyo bayigaragaje nk'imbogamizi Kiliziya Gatolika ikwiye kwitaho kugira ngo itaguma gutakaza abayoboke ku rwego rukabije gutya. Ntekereza ko n'ubundi impamvu Kiliziya Gatolika yashyizeho uriya mwanya nyine wo guhura n'aba influencers ari ukugira ngo barebere hamwe icyatuma Kiliziya Gatolika nyine itera imbere, cyangwa se ikomeza kuyobora andi matorero n'amadini mu Rwanda mu kugira abayoboke benshi, kuko intego yabo n'ubundi ni ugutuma abantu benshi baza kuri Kristo. Ariko burya niyo wari ufite abantu 100 akagabanuka, bivuze ko hari icyavuyeho, nubwo nyine intego ari uko abantu bajya mu ijuru aho yaba ari hose. Ariko by'umwihariko yeweho abo wari ufite batangiye gutakara, atari uko abohereje ahubwo ari uko babonye nyine bitagenda bakigendera. Ikigaragaza ko bukwiye impinduka, ariyo mpamvu hari bahamagaje bari aba influencer kugira ngo bagire inama cyangwa se babashishikarize nabo kujya babafasha gushishikariza abantu nyine kuguma kuri Kiliziya Gatolika. Ikindi rero yavuzeho, ariko wajya nababwira wenda icyo yasubijwe, ahangaha nyine ntabwo ikibazo ntabwo giza gisubizwa. Urebye ibyo Kardinali yasubije n'abandi bafashe ijambo ntabwo basubije niba koko uyu mwanya wo kuramya no guhimbaza Imana barawushyiraho, kuko ntawo basanzwe bagira. Nyine ni wa umwanya wo gushima bagiramo hagati basoje guhabwa Eucharistia, wo gushimira Imana. Ibyo ngibyo nyine rwose bisa naho bitashyirwa imbere cyane. Hanyuma rero ikindi cyagarutsweho yavuze ni gushyiraho imbuga nkoranyambaga ku bayobozi ba Kiliziya n'insengero cyangwa se n'amaparuwasi. Hakaba hari Twitter cyangwa se urundi rubuga nyine ruzwi Kiliziya Gatolika yo mu gace runaka, imenyeshereza abakristo gahunda zihari nuko bimeze, niba hari amateraniro ahari cyangwa atabaye, cyangwa urusengero rwarufunze, cyangwa hari ikindi kintu updates cyangwa se andi makuru mashyashya agezweho bakayamenya byoroshye. Uretse icyo ngicyo kandi ngo basabye ko n'abapadiri cyangwa abamaseri bakoresha imbuga nkoranyambaga bakajya baganiriza abantu, bakabaha ubutumwa bwiza, kuko urubyiruko rubonera ibintu byinshi, cyangwa se abantu muri rusange babonera ibintu byinshi kuri social media cyangwa ku mbuga nkoranyambaga byabasha kubayobya bikabaganisha mu nzira mbi itari y'ijuru cyangwa itari y'ubukristo. Bityo rero abapadiri bariho bakabasha kujya batanga ijambo ry'Imana binyuze muri ubwo buryo, cyangwa bakabasha gucatinga bakaganira n'abantu batandukanye, basubiza ibibazo bimwe na bimwe ku by'imyemerere n'imyumvire itandukanye itari y'ubumana, bakagenda bagaragaza ibyanditswe. Ni ikintu cyafasha cyane abantu, nk'uko Christopher yagarutse ko Kiliziya Gatolika ari Bibiliya ikoresha, ari n'uburyo Kiliziya Gatolika yubatse ifite amakuru menshi ahagije yafashisha abantu nyine kugira ngo batarushaho kuyoba. Ariko kandi kuba abapadiri n'abamaseri batanga ku mbuga nkoranyambaga cyane bidindiza irivugabutumwa. Natwe twakabyifuje, ariko rero harya kuba umusitari ntibisaba impano, ntabwo aba yifitemo iyo mpano. Umuntu yabyihingamo akabigeraho. Iyo mpano nayo ni ngombwa. Cyokoze murakoze aho tuzajya tubona bafite izo mpano, twajya tubiyambaza kugira ngo bigishe iryo jambo ry'Imana ku buryo bunoze. Twabatumiye nk'abasitari, kuki mushaka kubiduhirikira? Ni mwebwe mugomba kubikora. Kandi Kiliziya ntabwo igitubuza, ntabwo igivuga ko tugomba kugira limite mu mpano zacu. Ahubwo navuga ni wenda nk'uyu mugoroba natwe hari icyo tuwigiyemo, hari aho uduhituye ko natwe kuko tugomba kugira uruhare muri uko kogeza ivanjiri
dukoresheje wenda n'ubwo buryo butari busanzwe. yagaragaje ko ari ikibazo gikomeye. Mu gusubizwa rero yasubijwe ko bazabikoraho nubwo ngo bishobora kuba ari impano nyine gukoresha imbuga nkoranyambaga atari buri wese nyine wakoresha imbuga nkoranyambaga ngo yigarurire abantu benshi, ngo bisaba kuba ari impano nk'uko Cardinal yabivuze. Ndetse na Maseri uhagarariye abihaye Imana mu Rwanda nawe yabigarutseho ko nyine ari impano itagirwa na buri mupadiri cyangwa buri mu Maseri cyangwa buri mu frere. Ibyo rero nyine bisaba kugenda byigwaho neza, ariko hari undi mupadiri nawe wagaragaje ko ahubwo nyine abasitari aribo bakwiye kuba bafata iya mbere mu gutanga bwa butumwa n'ubundi, aho yatanze urugero y'uko mu Bugande aho aherutse ngo hari igihe higeze ku bibazo by'umutekano muke, abihaye Imana baragenda barahunga, abakristo bake basigaye babarayiki nyine basanzwe batari batorewe umurimo wa ritari, aba aribo basigara bakora izi nshingano za padiri n'izindi zose. Bishakamo ibisubizo rero avuga ati mwebwe basitari bacu, mwebwe bana bacu mukiri bato munabyumva cyane, mukwiye kubikora mukajya mudutangira ubwo butumwa, si ngombwa ko abapadiri bo baza. Ariko nyine ibi ngibi abantu bakaba batabyumva kimwe nabo, kubera yuko no mu bandi matorero usanga nyine abayobozi b'amatorero bafite izo mbuga bahuriraho batangiraho ubutumwa butandukanye. Ibyo rero nyine aba ari ingenzi cyane. Ntekereza ko bazashyiramo bakabiganiraho nk'uko bagiye babona ko igitekerezo cyatanzwe hariya ntabwo cyagende na perese, kuko bari abapadiri n'abahanga ku buryo baba bazi ko ikintu koko gishobora kuba kiri umumaro. Bazabisesengura nyine bihuze n'ubukristo barebe umwanzuro ukwiriye. Ikindi cyagarutsweho ni imiririmbire n'imihimbire iciriritse ituma katolike cyangwa indirimbo z'abakatolike zidakinwa ku maradiyo atandukanye, kubera ziba zitafite ireme mu buryo bwa karite, uburyo indirimbo ikoze, uburyo ihimbitse, uburyo iririmbitse, nubwo yaba irimo ubutumwa bwa liturujia cyangwa se bujyanye n'iyobokamana rikwiye nk'uko Kiliziya Gatolika iryigisha, ariko ugasanga ntabwo ya ndirimbo uri buyishyine niba uri umunyamakuru kuri radiyo runaka itari iya Kiliziya nyine, ubwo si televiziyo Pacis, si radiyo Mariya, ugasanga nyine iyo ndirimbo ntabwo wakwishimira kuyikina. Ariko hari indirimbo zimwe na zimwe zagiye zigaragara ko ari indirimbo nziza cyane, nka ziriya Joshua agiye asubiramo, hari n'izindi zitandukanye ushobora kumva kuri radiyo zitandukanye zitari iza Kiliziya Gatolika, nko kuri Sayo twajyaga tuzikina nanjye nkibayo, nubwo wenda basanga bigikorwa, ariko nabwo usanga ari nke cyane. Nko mu kiganiro gisanzwe ku manywa mu masaha atari ya gospel, biragoye kumva ko umuntu w'umunyamakuru yakina indirimbo ya Kiliziya Gatolika. Ibintu nyine bigoye, bisaba rero ko nk'uko Christopher yabyigishije cyangwa yabigarutseho, yavuze ko hakwiye kunozwa imiririmbire n'imihimbire kugira ngo indirimbo za Katolika zigezweho nyine zijyane n'ibihe turimo, kugira ngo umuntu wese abe yashishikara cyangwa yakwishimira kuyumva, atari kuri radiyo gusa y'iyobokamana cyangwa se mu Kiliziya. Ikindi yagarutseho gikomeye cyane ni sound system, uburyo amajwi atumvikana neza mu nsengero zitandukanye cyangwa mu Kiliziya bitandukanye. Ibi byose rwose nanjye tubihuriyeho, kuko Kiliziya nyinshi ujyamo ziba ari ngari nk'uko babigarutseho, ariko ugasanga mikoro ntigera ahantu hose, amajwi ntagera ahantu hose kubera bafure nkeya, cyangwa se uburyo nazo zesitaye ntabwo ari uburyo nyine buri professional butuma amajwi agera hose. Ugasanga harimo amayeko kubera n'ubunini n'ubutumburuke bwa Kiliziya cyangwa iyo nyubako, ku buryo kumva bigora, cyangwa se kumva harimo amayeko, n'abantu bari gufata nk'amajwi kumva nyine ntabwo ijwi riza neza. Ushaka gufata akavideo na telefone yawe cyangwa na kamera idafite uburyo bwo gukura amajwi kuri mixer, ibi byose ugasanga nyine ni ibintu bitaryoshye, ku buryo umuntu uri mu Kiliziya ashobora gusinzira, cyane ko aba hanatuje babwiriza mu buryo butuje, ibintu byabo byose bikorwa mu buryo butuje, noneho kubitira ko bitumvikana neza, umuntu akayasinzira, yajya kuri chat cyangwa yasohoka n'ibindi bitandukanye, akumva ko nyine ataryoheye nk'uko wenda muri zino nsengero. Akenshi nyine bikomparaga bigereranyaga n'insengero zitandukanye ziri hanze aha, aho haba harimo sound proof, harimo sonorisation ibyibushye rwose ifatika, ama digital mixers, ibyuma bihagije, amagitari, amasynthesizer meza cyane, ku buryo ubona ko ibintu bya sound system babyitayeho.
ugasanga rero nabyo Kiliziya Gatolika irabikennye. Ayatanze urugero nka Regina Pacis, nanjye ahangaha narahasengeye rwose, ndabibona yuko sound system ari ikibazo gikomeye cyane. Yatanze n'urugero rw'Inyamirambo, ariko ho njye simpazi, ariko abantu bose basengeye muri Kiliziya Gatolika iki kintu bashaka kuba bagihuriraho, nuko wenda hari abifata ko ari uko bimeze nyine nta kundi. Ariko we nk'umujyambere cyangwa se nk'umuntu uba mu gisata cy'umuziki ntabwo yabura kubitekerezaho. Hanyuma rero icyanyuma wenda tutari butindeho cyane, yagarutseho no gushyiraho platform umukristo asabiraho service. Yatanze urugero wenda nka service imeze nk'Irembo, nka kuri Irembo ujyaho ukaka icyangombwa, ati Kiliziya Gatolika nayo ikwiye gushyiraho gahunda cyangwa se platform, urubuga abantu basabiraho service zitandukanye za Kiliziya Gatolika. Niba ushaka kubona ifishi ya batisimu cyangwa se kugaragaza ko ukeneye wenda kuzabatirisha cyangwa kumenya n'imyanya ihari runaka, ibyo byose ukabimenya, ukabasha kuba wabyapurayinga cyangwa wabisaba. Hanyuma rero mu byasubijwe sound system yagarutsweho, bemeza ko ari ikibazo gikwiye gushakirwa umuti, ndetse no ku Kiliziya kiri kubakwa gikomeye muri runo Rwanda, mu mujyi nyine wa Kigali niho iri kubakwa iyo Kiliziya. Nibwo ni nk'ari igomba kuzaba ariyo nini ya mbere mu Rwanda. Ni inyubako yayo igishushanyo mbona kigaragaza ko ni nayo izaba itumburutse, iri ku butumburuke buri hejuru, kandi nyine ishobora no kuzaba imeze nk'izindi zisanzwe, ku buryo ki sound system cyangwa se uburyo bwo kuba amajwi yafashwe neza cyangwa yegeranye atarimo amayeko yumvikana neza butizewe, cyangwa Christophe ubwe n'abagenzi be ntibizeye ko izaba imeze neza sound yaho. Bagasaba rero ko abatekinisiye, nubwo nyine ngo ari abo ku rwego mpuzamahanga, bakwiye kubitekerezaho bakazatekereza uburyo sound izaba iryoshye, itarimo amayeko, itisubiramo, idasona nabi cyangwa itagera hakeya, uburyo kibizagenda neza. Kandi byabyijejwe na Cardinal ubwe yabimwijeje ati tuzagana n'umutekinisiye n'umuhanga cyane kuri rwego mpuzamahanga, ubwo bazagana nawe barebe ko yagira icyo abinozaho. Hanyuma rero tutabitinzeho, hari n'ibindi bagiye babazwa mu bitandukanye. Babajije Sœur Immaculée ahantu aherereye, kuko adaherutse kugaragara mu itangazamakuru, kandi ni umwe mu bamaseri batanga ibitekerezo bidasanzwe kandi bikomeye bifasha umuryango nyarwanda ndetse n'abandi bantu bamukurikira. Basobanuriye ko impamvu atari kugaragara muri ino minsi ari uko yagiye kwiga, ariko bagasaba ko habaho n'abandi bameze nkawe cyangwa bakora iyogezabutumwa mu buryo bwo gukoresha media. Banabaza niba muri Katolika bitemewe, bati ntabwo bibujijwe, basubijwe ko bitabujijwe, ariko nanone n'impano itagira buri wese, ariko nanone bakaba bashobora kuba batabishyiraho imbaraga, bakaba bagiye kubirebaho. Ufite abakunzi bacu, reka tugaruke ku buryo Kiliziya Gatolika igenda itakaza abayoboke, uburyo n'andi matora agenda azamura abayoboke bayo. Ahangaha turahera mu myaka ya kera. Turabizi neza ko Kristo cyangwa se ubukristo bwaje mu Rwanda, cyangwa abantu batangiye gusenga bitandukanye no guterekera no kubandwa bya Kinyarwanda cya kera mu muco wa kera. Ni mu mwaduko nyine w'abazungu mu 1896 gutyo, aribwo abakoroni ba mbere bageze mu Rwanda. Ubwo twabara ko byuze ari mu 1900 muri rusange. Bwashize imyaka 126, ubwo niko twabara kugira ngo bitworohere. Hanyuma kuva icyo gihe kugeza mu 1990 kugeza 1900, kugeza 2000. Mu 2000 mbese ufashe 2000, mu mwaka wa 2000 gusubiza inyuma hose, Kiliziya Gatolika mbere na mbere ubukristo bwari bwihariye 87 na 90% by'abaturage. Ubwo ubukristo bwari bwogeye, bwari bwo bwinshi. Byumvikane ko kugeza mu 2000 abakristo bageze kuri 90% mu Rwanda. Hanyuma rero muri iki gihe Katolike, idini Katolike gusa
abakristo bari bageze kuri 50%. Ni ukuvuga ngo abanyarwanda bose icya kabiri cyabo bose bari abakatolike. Hanyuma abaprotestanti cyangwa se y'amadini nyine y'abarokore twabyita gutyo, cyangwa abaporoso n'abarokore, aya ngaya nayo yarari yihariye 30 hagati ya 30 na 35%. Bivuze ko nabo batari bake rwose. Niba abanyarwanda 100% uko bangana bose 35% ari abaprotestanti, urumva ko nabo batari bake, ariko urumva na amadini atandukanye bafatanije cyangwa amatorero atandukanye bafatanije. Abadivantiste bari bihariye 10% gusa. Hanyuma indi mibare yose isigaye mike cyane ariko ikiharirwa n'abayisilamu ndetse n'abandi andi madini. Nyine hari amadini batabarwa mu bakristo, batabarwa mu badive, cyangwa atari mu baprotestanti, ubwo ni nk'aba Yehova n'abandi bafite ibindi myemerere itandukanye yihariye itabashyirwa mu baprotestanti cyangwa se abakatolike n'abadivantiste. Abo nabo rero nyine bari bake cyane ku rwego rwo hasi cyane. Hanyuma rero ubwo ni mu 2000 gusubiza inyuma. None reka tuve mu 2000 kugeza mu 2022 nibwo imibare yakozwe, kugeza ubwo urumva ko iyo ni imibare tugenderaho kugeza uyu munsi. Ukuntu rero byifashe n'ubundi nk'uko bisanzwe, ubukristo buracyari hejuru ya 90%. 90% birenga by'abanyarwanda ni abakristo. Bisobanuye ko igihugu cyacu gishingiye ku bukristo, nubwo kitayoborwa bishingiye ku idini n'imyemerere, ariko nyine abantu benshi n'ibivuga kenshi mu Rwanda ni ubukristo. Hanyuma rero reka tuze turebe noneho byifashe bite mu madini. Nyine tugiye tureba idini ku idini, turareba nyine ay'ingenzi cyangwa se yose n'ay'ingenzi, ahubwo turareba azi imbere cyane. Nibwo buryo bwiza numva budaheza uwo ari we wese cyangwa budapfobya uwo ari we wese twakoresha. Hanyuma rero katolike twabonye ko mbere yari ifite 50% cya kabiri cy'abanyarwanda cyari abakatolike, ariko kugeza ubu ngubu yagabanutseho 11%. N'abantu benshi, ni hafi miliyoni yose yatakaye y'abakristo yagiye mu yandi madini cyangwa se wenda ntigira aho ijya, ariko bigaga ko nyine benshi bagiye mu yandi madini. Akaba katolike rero uyu munsi ni 39.7%, mu gihe mbere muri no myaka 20 kugeza guhera muri 2000, mu gihe mbere yaho bari 50%. Urumva ko nyine habayeho chute libre cyangwa se kugabanuka cyane. Hanyuma rero andi madini twavuga y'abaprotestanti mu 2000, mbere ya 2000 kugenda kumanuka, nyine yarafatanije, nyine bayabaraga bayafatanije, ntago babaraga idini ku idini cyangwa itorero ku itorero. Bari bahuje 35%. Gufashe nyine abadeperi, abeyari, abanglikani, nyine ababatista, abayiberi n'abandi nyine zayoni n'abandi madini yose, yari 35%. Ariko uyu munsi itorero rya deperi gusa gihariye 21.4%. Urumva ko riyingayinga katolike hafi aho, niyo rya kabiri mu madini yitabiriwe cyane. Kuko ubu ngubu habarurwa abakristo muri ADEPR bagize barenga 3 banditse. Bivuze ngo ni itorero ryakuruze bidasanzwe ugereranyije n'andi matorero nyine y'abakristo ari mu Rwanda. Rigira abayoboke benshi ku rwego ribarwa nk'idini ukwaryo cyangwa se nk'igicu kwacyo cy'abakristo utagereranya nyine kubira hamwe n'ikindi, kwa ko urumva ko kihariye 21% n'ibice 4. Bivuze ngo rero ryarakuze mu buryo bufatika busobanutse bwatuma nyine utaribumbira hamwe n'andi madini n'amatorero atandukanye. Hanyuma rero abaprotestanti cyangwa se nabango amatorero y'abaporoso nayo ari kuri 14.7%.
hanyuma rero abadivantisite nabo ntabwo ari bake, bari kuri 12 n'ibice bibiri, nabo bumva ko nabo bariyongeye ugereranije nuko mbere baba bameze. Mbere bari 10%, none ubu ngubu babaye 12%. Bivuze ngo nabo bariyongereye nubwo wenda bidakabije, kuko ADEPR umva yavuye mu kutabarwa mu kubumbirwa hamwe n'andi, yo iri distinga rwose, iri igaragaza umwihariko igera ahangaha. Hanyuma rero andi matorero rero atandukanye y'abakristo, ubwo niba Yehova n'abandi batandukanye, bihariye 4.2%. Iyi niyo mibare igezweho tugenderaho kugeza uyu munsi. Bisobanuye ko rero kuba katolike ifite systeme ya kera, ndetse n'ibi Christopher umuhanzi yagaragaje nk'imbogamizi zituma abakristo batishimira kuhaguma cyane, cyangwa bahaba ariko bari n'ahandi kubera nyine biba ahandi badafite, kandi nabyo bibegereza Imana kurushaho. Kiliziya Gatolika itaradopta cyangwa itarakira muri gahunda zayo. Ibi byose nyine bishobora kuba ari bimwe mu byatumye abakristo bava muri katolike bakajya mu yandi madini atandukanye. Ubwo wenda tuvuga mu yandi madini atandukanye, ariko wasanga hari n'abaguye nyine bakiberaho nta dini bafite kuko nabo babaho. Nubwo wenda atari cyo kintu twabashije kwitaho cyane uyu munsi, ariko statistique zigaragaza ko n'ubundi abantu badafite idini ndabona ashobora kuba ari 39,864 bahwanye na 3%, nibo badafite idini na rimwe. Hanyuma mu Rwanda nta abantu babarwa nk'abasenga inyamaswa cyangwa bagendera kuri gakondo ni 255 bonyine nibo babarurwa. Numva ni abantu bakeya. Aba Yehova rero, abahamya ba Yehova ni ibice 7%. Bivuze ngo ni 9,389 mu Rwanda. Numva katari benshi. Abayisilamu nabo ni 25,000, n'abakristo 25,946, ubwo ni 2% by'abanyarwanda nibo bayisilamu. Hanyuma rero abandi bakristo mu yandi madini twabonye ko ari 4.2%, abadventiste twabonye ko ari 12.2%, abaprotestanti, abaporoso nyine muri rusange ni 14.7%, ADEPR ikaba yihariye 21.4%, katolike n'ubundi iracyari imbere nubwo igenda imanuka, ariko iracyari imbere n'ubundi ni 39.7%. Urumva ko rero nyine baracyari imbere, ariko barimo bagenda bagabanuka ukurikije. Umva 11% bagabanutseho, ntabwo ari ikintu nyine cyoroshye katolike ikwiye kurebera ngo yumve ko nta kibazo cyabaye, nta byacitse, ahubwo ikwiye gufata ingamba zidasanzwe arizo yakoze zo guhuza abantu bavuga ariko ijyana, barebere hamwe n'iki cyakorwa, ese bo bagirije uruhare mu iterambere ry'idini yabo. Hanyuma rero nshuti bakunzi bacu, nicyo twashaka kubaganiza kuri uno munsi, nibwira yuko bibafashije kumenya amakuru cyangwa se no kumenya inshingano yawe. Ntabwo wenda twababwiriza ko mukwiye gushishikarira gushakira abayoboke amadini yanyu, ariko mukwiye kubwiriza abantu bakamenya ubutumwa bwiza bitewe n'imyemerere yawe n'aho usengera. Ubwo nyine babwira ibyo wamenye nabo bakabimenya, abemeye bakaza cyangwa ntibaze abatemeye, ariko kubwiza ubutumwa bwiza bikwiye gukorwa aho waba uteranira hose, cyane ko Bibiliya niyo cyitegererezo. Twese turebera kuri Bibiliya, twifashisha Bibiliya. Rero dukoresha Bibiliya twese tubwiriza abantu ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bikwiriye, nk'uko Bibiliya bivuga, apana nk'uko amadini abivuga. Impamvu nyine tutinda ku madini cyangwa tugarutse ku madini cyane, ni uko nyine amadini ahari nayo tubarizwamo, ariko turabizi neza yuko Imana iba muri Bibiliya niho tuyimenyera, kandi ayo madini menshi akoresha Bibiliya. Bityo rero ntabwo twakwibanda ku madini cyane, ahubwo twibanda ku ijambo ry'Imana. Menya ijambo ry'Imana ryo ufashisha abandi kuruta uko wamenya amadoctrine n'amahame y'idini ariyo ufashisha abandi. Ibyo ndibwira ko byumvikana ku muntu wese usobanutse cyangwa se uzi icyo ashaka,
mu buryo bw'Imana cyangwa se w'umwuka aganiriza icyo kintu cya Roho Mutagatifu. Reka tubashimire cyane rero ko mwabanye natwe. Njye ndi Mpayoboke Noel, kandi subscribe, like, share na comment. Wewe ugeze ahangaha uri kutwumva rwose uhabwe umugisha, ndibwira yuko wumvishe ibintu by'ingenzi wari ukeneye kumenya. Yesu abarinde.